Muraho neza, murasuhuzwa na tica isingizwe Rora. Abaje kuri cano bushyashya ni karibu, n'abasanzwe dukomezanya amasomo nk'ibisanzwe. Turi kuganira ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ku bashyashya batabimenyereye ukuntu tubigenza, tuba dufite ikaramu n'agakayi kugira ngo bidufashe kugenda nsoma ikibazo musubize, nimumara gusubiza noneho basobanurire igisubizo cy'ukuri icyo ari cyo, kugira ngo nimugera mu kizamini muzakora cya provisoire bizabafashe kwisangamo kuko muzaba musubiza ibyo muzi. Niba mwamaje kubikora rero, kubona iyo karamu n'agapapuro, kugira ngo dutangire n'ikibazo cya mbere. Batubwiye ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ndasubiramo ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwaye abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twemeranyije ko tugiye gusubiza. Urareba niba igisubizo ari A, niba ari B, niba ari C cyangwa ari D. Niba wamaze gusubiza, hano igisubizo ni A. Uzagihigamira ako kanya ndetse niba ngombwa uhagarare. Aha ndahita mvugiramo icyo twita ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga bya polisi, ni ibizimyankongi, n'ibitwara abarwayi. Kandi umuntu wese usatiriwe n'ikinyabiziga ndakumirwa agihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa agahagarara. Ajya ku ruhande ako kanya byaba ngombwa akanagira ibiki, agahagarara. Urabona niyo mpamvu twasubije rero ko igisubizo ari A. Noneho nkomeje n'ikibazo cya kabiri, ngo wifuza kugana ibumoso kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. A. Kwemerera abandi bayobozi kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza icyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. D. Gufasha abandi bayobozi b'ikinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Ndasubiramo, batubwiye ngo wifuza kugana ibumoso kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. A. Kwemerera abandi bayobozi kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza icyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. D. Gufasha abandi bayobozi b'ikinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Impamvu rero dushaka umwanya mwiza kandi uhagije, niba twifuza gukata ibumoso, ariko mubanze munsubize niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni C. Impamvu dukenera umwanya uhagije niba twifuza kugana ibumoso, aba ari ukugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Ugacana amatara ndangacyerekezo yawe yerekana aho ushaka kwerekeza, ukabanza ukanitonda ugaha umwanya. Niba ari abava mu nzira bakabanza bakava mu nzira, nawe bakaguha inzira ukerekeza hahandi ibumoso. Impamvu aba ari ukugira ngo dufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo dushaka gukora. Buri igisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo nicyo wakora igihe utabona neza usubira inyuma. A. Kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma. B. Gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akarebanyuma kakwegereye. Ndasubiramo, ngo nicyo wakora igihe utabona neza usubira inyuma. A. Kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma. B. Gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akarebanyuma kakwegereye. Hano ntiwafungura umuryango, ntiwanamunura ikirahure
kuko byose byatuma urebera mu ruhande rumwe, kandi nanone urumva gutwara ikinyabiziga ufunguye umuryango nabyo ni bibi. Hano rero uzashaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akuyobore. Buri igisubizo ni se. Ibintu byo gukoresha akareba nyuma kakwegereye n'ubundi uba ukoresheje iyo rotorovizeri cyangwa ariko akareba nyuma byanze, bikaba ngombwa ko ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akakuyobora. Buri igisubizo ni se. Nkomeje n'ikibazo cya kane ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikiyikuruye iyo ukuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a igare, b velomoteri, c ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikiyikuruye iyo ukuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a igare, b velomoteri, c ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nimusubize. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni c. Hano ahantu rumoroki itazarenza ubugari bw'ikiyikuruye ni igihe rumoroki izaba ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Ni ukuvuga ngo rumoroki ubwayo ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Mu bikururana igikuruwe inyuma kiri kugenda gikururwa nicyo twita rumoroki. Rumoroki niba ari ntoya yakururwa n'igare cyangwa velomoteri, ntizarenze ubugari bwa santimetero 75. Rumoroki niba yakururwa n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, zino moto zisanzwe, iyo rumoroki ntizarenze ubugari bwa metero 1 na santimetero 25. Noneho rumoroki niba yakururwa n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, za zindi dufite utubogisi mu mpande, ntibizarenze ubugari bw'ikiyikuruye. Uko ipikipiki ikuruye ingana, ni nako n'iyo rumoroki ikuruwe izaba ingana. Muri make nta na kimwe kizaba gisumba ikindi mu bugari. Iyo tuvuga ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikiyikuruye iyo ukuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Buri igisubizo ni c. Noneho ikibazo cya gatanu ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, hatabareba imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo bihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda: a ngo ni amatara magufi, b ni amatara ndangaburumbarare, c ni amatara yo guhagarara umwanya munini, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, batubwiye ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, hatabaremo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo bihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda: a ni amatara magufi, b ni amatara ndangaburumbarare, c ni amatara yo guhagarara umwanya munini, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo, niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni c. Ikintu kirimo ahangaha ni ikihe? Ni ukuvuga ngo niba ikinyabiziga gihagaze, amatara maremare hari umumaro afite kandi imodoka ihagaze? Amagufi se yo hari umumaro? Amatara azasigara afite umumaro nagaragaza uko ikinyabiziga kingana, ariyo twita amatara yo guhagarara umwanya munini, ku buryo agaragaza ikinyabiziga imbere yacyo n'inyuma yacyo kugira ngo hatagira umuntu uturuka inyuma cyangwa imbere ngo akigonge. Buri igisubizo ni c. Ikibazo cya gatandatu ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo agomba gukoreshwa? a amatara yo kubisikana n'amatara ya kamenabihu, b amatara ya kamenabihu y'imbere, c amatara yo kubisikana, d amatara ya kamenabihu y'inyuma. Ndasubiramo ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ngo ni ayahe matara y'urugendo agomba gukoreshwa? a amatara yo kubisikana n'amatara ya kamenabihu, b amatara ya kamenabihu y'imbere, c amatara yo kubisikana, d amatara ya kamenabihu y'inyuma. Nyuma mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni b, azasimburwa n'amatara ya kamenabihu. Muri kino gihe hatabona neza, ubwo urumva n'igihe cy'ibihu, tuzakoresha amatara ya kamenabihu y'imbere. Impamvu y'ibi ngibi,
amatara y'urugendo ariyo matara maremare mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Muri icyo gihe dukoresha amatara magufi, tugakoresha n'amatara ya kamenabihu. Amatara magufi tuyita yo kubisikana. Aya kamenabihu ni amatara atuma tureba imbere nko mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu. Rero mu yandi magambo bajya bayita na spotlight, aba arimo twampure twinshi, akaba ari hasi ugereranije n'andi matara. Rero muri kino gihe hatabona neza, icyo tuzakoresha amatara ya kamenabihu y'imbere. Impamvu bavuze ngo ni ayahe matara y'urugendo kandi amagufi tuyita yo kubisikana. Niyo mpamvu rero ntabwo twasubiza yo kubisikana ngo abe n'ay'urugendo icyarimwe. Niyo mpamvu tuzasubiza amatara ya kamenabihu y'imbere. Buri gisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 7, iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Birabujijwe umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Abasanzwe mu mbabarire njye nsobanura n'abashyashya kugira ngo tugendane. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire. Nimvuga ingasire mwumva uruziga. Umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Kino na bigenzi byacyo biteye muri buno buryo bizaba bibuza. Iki cyapa rero niba mwamaje gusubiza, iki cyapa gisobanura ko bibujijwe guhindukira. Buri igisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 8, ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho. D. Abayobozi b'ibinyamitende gusa nibo bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera. Ndasubiramo, batubwiye ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho. D. Abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera. Aha rero turi gukurikiza, ariko mubanze munsubize niba mwamaje gusubiza. Hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Impamvu tuvuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera, hano dufiteho umurongo ucagaguye. Umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, akaba yawurenga igihe ari kunyuranaho, aribyo twita kudepasa, akawurenga igihe akatira ibumoso bw'umuhanda, akanawurenga igihe ahindukiza ikinyabiziga cye. Dufiteho n'umurongo udacagaguye. Udacagaguyeho nta na rimwe tujya tuwurenga. Niyo mpamvu tuvuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuwurenga. Ariko hano ibiri kugaragara, dufite umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye. Iyo umurongo ucagaguye n'udacagaguye bibangikanye, umuyobozi wese akurikiza urushijeho kumwegera. Nimwitegereza hano handitse kuva kuri A ngana kuri B. Turi kugendera mu kuboko kw'iburyo. Buriya umurongo urushijeho kunyegera ni umurongo udacagaguye. Niba udacagaguye tukaba tubujijwe kuwurenga, turavuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Buriya niyo mpamvu dusubiza ko igisubizo ari B. Icya 9, ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu. A. Ni toni 10. B. Ni toni 12. C. Ni toni 16. D. Ni toni 24.
uburemere bw'ikinyabiziga ku bari bahari n'abashyashya, ndababwira ko uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku cyo twita umutambiko. Umutambiko ni icyuma gihuza amapine abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso ku modoka inyuma. Nko ku modoka zifite amapine ane inyuma, kiriya cyuma gihuza amapine abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso nicyo twita umutambiko. Uburemere bw'ikinyabiziga tukabupimira mu mijyi n'imihanda y'igihugu, tukongera tukabipimira no ku yindi mihanda. Imihanda y'imijyi ni ihuza nka Kigali n'umupaka, iyo niyo twita imihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu. Ku yindi mihanda rero ni nayo yo mu makaritsiye, ushobora kuba ujya ku rugo runaka rw'umuntu, iyo niyo twita iyindi mihanda. Iyo mu makaritsiye dushobora gucamo kugira ngo buri wese ajye agera iwe. Rero uburemere mu mijyi ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe ntikizarenze uburemere bwa toni 10. Igifite imitambiko 2 ntikizarenze uburemere bwa toni 16. Igifite imitambiko 3 ntikizarenze uburemere bwa toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Aho ni mu mijyi. Umutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 toni 16, imitambiko 3 toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ni toni 56. Ku yindi mihanda tureba niba harimo makuzungu cyangwa hatarimo makuzungu. Ariko reka mbanze nsome abasubiza babanze basubize. Batubwiye ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Niba ngo ni toni 10, ni toni 12, ni toni 16, ni toni 24. Niba mwamaje gusubiza, aha ni toni 16. Ubwo nagira ngo mvuge ibijyanye no ku yindi mihanda mwamaje gusubiza ntabakopeza, ariko n'abiga bigiremo. Ni ukuvuga ngo ku yindi mihanda harimo makuzungu, tubareyemo za makuzungu ni cya kindi cy'inyuma kuri Scania, kiba gifite amapine inyuma, andi mapine akaza agashikama kuri kabine y'imbere igikuruye. Kiriya cy'inyuma rero gipakiye imizigo cyo kuri Scania nicyo twita makuzungu. Ku yindi mihanda rero tubareyemo makuzungu ntabwo birenza toni 12. Hatarimo makuzungu ntibirenza toni 16. Hano rero batubwiye ngo uretse mu mijyi, wabonye ko ibyo mu mijyi twabyihoreye. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, aha ni toni 16. Buri gisubizo ni C. Kubera ko hatarimo makuzungu ni toni 16. Ikibazo cya 10, ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, A. Uno gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndasubiramo, ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe ukibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara na mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka iri muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni D. Muri kino gihe tugikora ibizami turi kumwe n'abapolisi, cyangwa se n'ikindi gihe uzaba utwaye mu muhanda, ushobora kuzaba utwaye mugenzi wawe, ujye wibuka kwambara umukandara wawe wo kwirinda ibyago, unabyibutse mugenzi wawe kugira ngo mwirinde ibyago bishobora kubatungura. Niyo mpamvu tuvuga rero ko ugomba kumwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Buri gisubizo ni D. Noneho cya 11, itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 150 ku manywa na metero 20 mu ijoro.
B metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro, C metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero njye ndavuga yuko, ariko nimubanze musubize, niba mwamaje gusubiza ndavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko itara ryo guhagarara rimwe ryaka dukandagiye feri ritukura inyuma ku modoka cyangwa ku kindi kinyabiziga rigaragarira nibura muri metero 150 nijoro, noneho bano bashyizeho ku manywa na metero 20 ku manywa. Metero 150 nijoro na metero 20 ku manywa itara ryo guhagarara rigaragariramo. Nta byanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni 150 ariko nijoro. Icya 12 ngo icyapa gikurikira kivuze iki? A ntihanyurwa, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje, D inzira y'abanyeshuri. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo bacyita birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni B. Nkomeje n'icya 13 ngo icyapa gisobanura iki? A hanyurwa mu cyerekezo kimwe, B ntihanyurwa, C umuhanda udakomeza, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza nabwo, iki cyapa bacyita ntihanyurwa. Bacyita ntihanyurwa, turabisanga kuri B. Icya 14 ngo mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? A hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso, B hagarara niba ubona nta byago byaguteza, C birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, D wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Ndasubiramo ngo ibimenyetso byo mu muhanda, ngo ibimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? A hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso, B hagarara niba ubona nta byago byaguteza, C birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, D wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Mu bimenyetso bimurika rero zo mukunze kwita feruje, itara ry'umutuku rivuga ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Umutuku tubwira ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso, buri gisubizo ni C. Muri make wagenda gake wahagarara ariko uzagerageze nturenge iryo bara ry'umutuku, ariryo tuvuga ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Buri gisubizo ni C. Icya 15 ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. A yego buri gihe, B yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, C yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, D oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. A yego buri gihe, B yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, C yego igihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, D oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A, ni yego buri gihe. Ikinyamitende ni ikinyabiziga gisaba ingufu z'umuntu ngo kigende, yaba akoresha intoki cyangwa amaguru. Ubwo ikinyamitende ibiri ni igare. Niba ngiye kunyura ku igare rero ni byiza rifite umubyimba mutoya, ariko ntabwo biba bikwiye gukora ibinyabiziga bishobora kunturuka inyuma byakenera nabyo kunyuraho. Niyo mpamvu nzacana akaranga cyerekezo kerekana ko nshaka kunyuranaho ibumoso kugira ngo umuntu nturuka inyuma ataza kungonga. Niyo mpamvu tuvuga rero ngo tuzagacana ndetse buri gihe. Buri gisubizo ni A. 16 mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A nta kinyabiziga kinturutse inyuma, B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, batubwiye ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A nta kinyabiziga kinturutse inyuma, B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Nzabanza mbere yuko ndepasa cyangwa nyura ku kindi kinyabiziga
nzabanza ndebe niba umuhanda ubona neza, niba utarimo ibihu cyangwa amakorosi, nanitondere kunyuranaho. Kwitondera kunyuranaho ni ukureba ko ntawe uguturutse inyuma watangiye kunyuraho, cyangwa ukareba ko nawe ugiye kunyuraho imbere nawe atatangiye kunyura ku wundi. Ibintu byo kuvuga ngo kureba ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, buri gihe biba biriyo pe, akenshi biba biriyo. Niyo mpamvu rero tuzabanza tukareba niba umuhanda ubona neza, tukanitondera kunyuranaho. Buri gisubizo ni B. 17. Imizigo ikorewe n'amagare velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'iby'ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, D santimetero 60. Imizigo ikorewe n'amagare velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'iby'ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, D santimetero 60. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Imizigo niyo ikorerwa n'imodoka, uko yarenga inyuma kose, cyane cyane nka cya gihe tupakiye ibintu bitashobora kugabanywa nk'amapoto, amatibe, imbaho, ferabeto, imireko n'ibindi nk'ibyo ngibyo, iyo mizigo ntizigire irenza inyuma ngo irenzeho metero 3. Ariko metero 3 zirengeje inyuma ku igare rya kibeno, ipikipiki ni uko. Ibinyamitende 3 bavuga ni rifani, urumva naho byabangamo. Icyo gihe rero ukuntu bigenda, niba ku modoka urenzaho metero 3, ku igare velomoteri n'amapikipiki ho tuzarenzaho santimetero 50. Aricyo gice kigenda kirenga inyuma ku kinyabiziga. Niba ari santimetero 50 rero turabisanga kuri C. Icya 18, ng'icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande 3 kimenyesha: A ibyago, B ibibujijwe, C ibitegetswe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ndongera nsubiremo, ng'icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande 3 kimenyesha: A ibyago, B ibibujijwe, C ibitegetswe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo, niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A, kimenyesha ibyago. Kuko ibyapa bikozwe mu ishusho ya mpande 3 bizengurutswe n'ibara ry'umutuku, ubuso burimo imbere bukaba umweru, ikirango kikaba umukara, ibyo bisobanura icyapa kiburira. Kandi ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari ibyago, bikamwereka imiterere y'icyo cyago kugira ngo imigenzereze ye ihure n'ubu bw'icyo cyago. Urumva rero ko ibikozwe muri mpande 3 biraburira kandi bikaburira ibyago. Buri gisubizo ni A. Nkomeje n'icya 19, nk'icyapa gisobanura iki: A uburenganzira bwo gutambuka mbere, B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye, C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda kwegereye, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ng'icyapa gisobanura iki: A uburenganzira bwo gutambuka mbere, B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye, C ibyago imbere yawe mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icyapa rero bacyita, niba mwamaje gusubiza, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ni ukuvuga ngo wowe uri kugenda, mu yandi magambo ni wowe ufite priority, ni wowe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abandi. Bacyita rero uburenganzira bwo gutambuka mbere, byo turabisanga kuri A. Cya 20, ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana icyo uvuye ikinyabiziga cyahagaze: A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana icyo uvuye ikinyabiziga cyahagaze: A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Aka kamenyetso kaburira ka mpande 3 rero duterekaho imodoka yagiriye ikibazo cyangwa ikinyabiziga cyagiriye ikibazo. Niba mwamaje gusubiza, nimubanze musubize, wakabaye gatereka nibura mu ntera ya metero 25. Mujya mubikora mukakiyegereza, ariko bisa nkaho nta gahari. Kuko umuntu uje ufite nk'umuvuduko wa kilometero 80-70 mu isaha, ntabwo yagabanya umuvuduko kubera ako kapa abonye kari no muri metero zirenga zingahe. Niyo mpamvu rero twakabaye tugatereka nibura mu ntera ya metero 25. Buri gisubizo ni B. Urebye video bwa mbere,
niba wanyuzwe wakanda subscribe ugasharinga kuri bagenzi bawe, abashyashya abasanzwe mugakanda like, n'abashyashya mukandika komanteri zinyereka uko byagenze, niba mwatsinze niba mwatsinzwe, kugira ngo tumenye aho dukosora. Nawe uri kureba ino video uri kwitegura kujya mu kizami, ndabifuriza gutsinda. Aho mukeneye ubufasha mwanyandikira nkabafasha, nkabageza ku bizamini bibafasha gukora vuba vuba, ko nkora video bitari buri kanya, ariko hari izisanzwe nsanzwe narakoze zabafasha muri icyo gihe. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.